habaho ibinini by'abakobwa natinya kuvuga habaho ibinini by'abakobwa by'abakobwa ntabyo yawe twarapfuye ahubwo habaho iby'abahungu twarapfuye umukobwa nkawe wenda ibinini byo navuga ni kwinywera icupa akumva vibration hagati y'inkuta ebyiri ibyo gusa ariko umuhungu niyo yanywa inzoga ngo hari ibyo bahekenya by'ibyatsi he n'ibyo n'ibinini banywa urumva somba ibintu byabereye ahantu bita mu Gitega umukobwa yavugije induru mpaka inzego z'umutekano ziraza barakomanga bagafungura umukobwa ageze arafungura ati niki cyabaye bayobozi twumvaga yamo barakugirira nabi ati wahati byaryoshye nagize ngo mani byari byanze ubwo mujyama yaramaze nk'amasagira muri abiri kumva ikinini noneho ngo kira kinini urumva iyo umaze gukora biraye ball ngo urwara umutwe udakira tugitegeye iki shaka kubyemera cyangwa nubyemeza ngo tubyitegeye iki ingaruka yabyo nziza cyangwa mbi niyi nta ngaruka nziza iri hari rega bamugana hari umuntu ushobora gukora ikintu kuko bitewe n'indonke ashaka muri icyo kintu nyuma iyo amaze kumenya neza ko ikintu yakoraga ataragikunze arwara depression ariko ngo akarenza umunwa karushyira amagana niba wise umutinganyi utari we ntago ushaka kugira ngo uzagaruremo abantu ko utari we biragoranye karwo kajya no mu mana guri murasenga udasenga basi gumene kwa shitani ntusenge sibyo byo babwira ubu sinjya nsenga mwana w'umukobwa ntago najya gusenga rega ariko bwarokora umusigaye ngo mwicuruza muri mu ngo zanyu umuntu arakwa umva onorayini Yes, nyangusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu cye bitandukanye urasirazuba ibirengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke choa sakamanya cyane n'abana ukiraranye na sura atandukanye mu gihe bitandukanye sigiriza inkuta twasenye dutanga isalamitima kuba dukujya ngo ramuga Kigali n'iyuza 2005 mazemte bakirabanye n'abami mumeze mute abari mu Rwanda mumeze mute ingabo z'u Rwanda Defense Force mumeze mute polisi y'u Rwanda n'abandi bakora mu nzego ziye zitandukanye abarundi muri mu nce ziye zitandukanye mwese ndabakengurukire ndabasuhuje aba diaspora abantu muri Canada abantu bari muri Amerika Texas abantu bari za Dubai mu bihugu byose ariko nanone sister wanjye reka tuhita tugwa muri aka kana ariko turakavuga ariko buretse ati abantu bari muri Saudi Arabia ngo hagiye kuba amarushanwa y'umusore uziyaminiye n'umukobwa gukora imibonano mpuzabitsina kurenza abandi hanyuma reka tube turetse kuvuga katuvuga dufite umunwa reka maze mwikaza hano ni mu rugo hano ni mu rugo nyine yereye impikaza nari guhanye hano ni mu rugo risana mwakoze arya ngo witwa nde Emi uramanura mikoro gutya kwirya urabyemera kuko urasa neza wiryagagure umva n'ibinango mwe ngushakire bounce kurengera umutekano saa 3 mu kadomo z'i Kigali mu Rwanda bisangiye ngamasaha yo mu bindi bihugu naho birimo birira abadukurikiye muri Kampala saa 4 mu kadomo z'ijoro biruze cyane tubasuhuze mwese mukobwa wanjye arahari mukobwa wamaze gukundwa n'abakurikiye Kigali News 50 yerukana mu biganiro bigiye bitandukanye twirere mu bice bigiye bitandukanye iyi nkuru ya Murundi yarayumvishije ahita yabuze narwo ashaka kujya muvugaho nicyo tumuvugaho kubera ko wenda hari indi mpamvu twemeze rati ko bimeze ariko warura shandaho pe bakarakantu ko yara mu nguni umukafiri turamusa niba nakarakara hirya ni mubi cyane arabikora Kigali hari inana zitwika ku Gisenyi hari inana nyo Mirambo hari abana ahantu hose abadukurikiye hari ibiganiro nimo nagira mbagezo bigiye bitandukanye dukomeze ikiganiro vuvuzera tunagira gutya tuvuge ngo havuyemo umwe twashira
akamana nasizwe amavuta kuko mfite abafana beza babana beza ariko abanyamahanga mwese mujye mundeba ikiganiro kirangira sibyo ninkore ko muvuga ati sya sha mujye mumureba no muntu nsuje mu kanya ikiganiro nsoye tujye kuvuga kuri uwo muntu arambwira ati ubu nawe araje muvuge ngo gucyana gutya nyamuna kabanyamakuru tuba twishakira inkuru tugakora inkuru zigezweho tugakora ibidusaba kuri imihanda tugakora ibyo tubona mushaka dukora ibyo mushaka basi muduteke ibyo mushaka none se ibyo badashaka uzajya ubona iyo nkuru byihorere kubikora none se nimba hari ahandi runaka umuntu agaragara ari umujura sibyo kajya n'ahandi akavuga ati nari umujura ndakijijwe urumva hakaza undi mugenzi w'ibigane byakora ese nzabizire ntabwo we wabizira kandi icyo ukora ni ugushaka inkuru wese ntabwo wabona inkuru ngo ureke kwikora yego ahubwo abafana bawe bo bajye bayireba ukwire bajye bareba basi mujye muyirebera uziye subscribers 100 basi mukomeze na views muzizamure mukomeze nubwo zabuze ni muturebe erega turya kubera mwebwe Imana niyo ituma turya ariko namwe iyo mwasha amafaranga yanyu mutureberamo aba mama sibanga umuntu ya ese nyina na umana cyangwa nyina na banyina bose siduvuga ngo bose bagiye nikinana na banyina w'abana nako kina na banyina abana niribu nyamuna nakwiye gukoreshwa imirimo ivunanye nakwiye gufatwa ku ngufu nakwiye kuhohoterwa sibyo rat sibyo ngiko nafata ku ngufu tugaruke ku kintu kigiye korera muri Saudi Arabia cy'amarushanwa y'abazamenya kurongora neza no kurongorwa neza ibi bintu byeze muri iyi si turabyita iki haye umukobwa niyo mpamvu mikuganirije ibi bintu bigiye kuba ubona bikwiye muri isi yacu cyangwa isi igeze ahandi igiye kurama none sisi ni bande ni twebwe none abayituye ariko nanone hari amategeko n'amabwiriza y'iby'Imana yadusabye cyangwa yategetse nk'abana b'Imana nk'ibiremwa sibyo Imana yaremye ayo mategeko yayo none irahindukiye turemera n'ibigusha biyagusha irema n'abayica irema natwe ngo tuyice izana na shitani mwiza atabazakuyoboka bazakuyoboke abazanyoboka bazanyoboke muremeranywa noneho niba hano abashoboye kurongora neza no kurongorwa neza banyarukire ariko ubundi abarongorwa neza ni bantuki n'abarongora neza ni bantuki kereka ndi umwana nubwo bazabahanga nkuze wenda mu kwa namaze imyaka myinshi imbana n'umugore ariko abarongorwa neza nimo nabyumva muri ino myaka n'abarongorwa nabi ni bantuki nanjye buriya rega biterwa n'impamvu nyine ndabikubwira nk'umukobwa nzana hostinga n'umuhungu kuko hari abahungu benshi bigize rero n'abapeti najya turabigarukaho ku ruhande umukobwa urongorwa neza ni muntu ki abadukurikiye munyihanganire rega nabwo biterwa nuko ari kubikora arimo arakora imibonano mpuzabitsina yes hari ubwo imibonano mpuzabitsina bishaka ngo na sheri we sinzi ngo habaho abantu bafite ba sheri we ntawe ugira nta sheri ngira yego sibyo buri wese ni sheri wawe ubu nuko buri wese ni sheri nari nakunze byagenze bite sibyo akatubireka reba buriya mani biterwa n'ukuntu bari kubikora yego nyirigikorwa muzima aba ari mu ntoki biterwa nyine n'uko bari kwiyumviza saha abo ngaho nk'ubwo nk'aho ngaho wagira ngo bazajyahe ngo bizaberahe muri Saudi Arabia bazaba bajyayo kuko babishaka se cyangwa kubera amafaranga shabura bazabikora neza muzacunge neza abarya ibinini ariko hari n'izindi mbuto barya hari n'ibyatsi barya abikora ashaka iki azajya kubikora ashaka amafaranga none reka ngo bino bintu bigiye kubera hariya hari n'abazahasiga ubuzima bw'igisi hazaza ijamari ikinini cyayo imutsi burebe birangira asinziriye ariko nta munyarwanda twifuza ko azajyayo ariko se nta by'abakobwa bibaho abakobwa bibaho si ibyo bintu byo kuzana none ibiki abarezi bien se mu marushanwa yabo birangwa ni ibintu bakora mu ibanga
bari wabona se umukobwa uryana n'undi biri aho ngaho nta nubwo urabona n'umuhungu uryana n'undi biri aho bazabikorera mu nzu. Nibyo arimo ndibaza kandi abantu bari muri Saudi Arabia muduha amakuru muzanyohereze n'amakuru aho ngo uyu munsi byatangiye nabibonye ku mbuga nkoranyambaga bicaracara. Serious? Izina ry'Imana ariko mana yuko n'urukundo tabari no torero hazajyayo abahungu gusa hazajya abahungu n'abakobwa none hari uzabutera n'uzabuterwa hari uzaba uri mu izamu hari n'uzaba uri mu kibuga babikore ariko abazitabira ino rushanwa mumenye ko ari uzagera akagenda agiye. Nyine we nakubajije ibintu nsubiza ibitari byo. Habaho ibinini by'abakobwa. Habaho ibinini by'abakobwa. By'abakobwa ntabyo. Ntabyo. Yawe twarapfuye. Ahubwo habaho iby'abahungu. Twarapfuye. Umukobwa nkawe wenda ibinini bye navuga ni kwinywera icupa akumva vibration hagati y'inkuta ebyiri. Ibyo gusa. Ariko umuhungu niyo yanywa inzoga ngo hari ibyo bahekenya by'ibyatsi he n'ibyo n'ibinini banywa urumva somba ibintu byabereye ahantu bita mu Gitega. Umukobwa yavugije induru mpaka inzego z'umutekano ziraza barakomanga bagafungura umukobwa ageze arafungura ati niki cyabaye bayobozi twumvaga yamo barakugirira nabi ati wapi byaryoshye nagize ngo mani byari byanze ubwo umujyamo yaramaze nk'amasagira muri abiri kumva ikinini noneho ngo kira kinini urumva iyo umaze gukora biraye ball ngo urwara umutwe udakira ahubwo abaganga baragowe iyo biretse iyo umaze gukora kira gikorwa wanywa birabinini kurangiza ngo ni mbarwa hari n'ijya atarangiza cyane niyo kumva amakuru ko ntahagazeho neza ariko ni inkuru zavuzwe. Urabona abakobwa ari ukuntu muvuga sheri nyohereza kuri mobile mara amafaranga yatugenze kukureba ati nta kibazo. Noneho uwo mutipe yabaga iwabo afite geto yiwabo ategereza umukunzi we akagiye kuza kumureba sheri ugeze ndaje mutipe aragenda kunywera ibinini biba amateka ahamagara umukobwa aravuga ati sheri zibibaye ati bigenza bite ngo urabona ngo mama ngo ahise numa ngo kwa kanaka n'ibiki ngo rero tukazabona n'ejo boro yahindutse nk'umutuku imitsi yare zigiye guturika umva boro yahindutse umutukutuku kuko niyo yaba ari umuzungu ngira ngo ihindura amabara ari umunyarwanda se nyine urumva ari umunyarwanda nyine ni imibiri irakomeza ikaba imibiri yo mwana uwo mutipe ngo byarangiye bashiki baramubonye bariruka yabarongorase byarangiye ngo rongoye nyine yarongorase bashiki mama we ngo barirutse mama we yaravuze ati ababyeyi bagira impuhwe mana ababyeyi umubyeyi ngo yaravuze ati mwana wanjye aho kugira ngo upfe njyaho bintu ayibo we amujyaho tikuti imashini shabwo umukecuru akimara kurangiza ngo nibwo yabonye ko arongoye nyine ari Kinyarwanda kibano bango karongora nyokosha ubututse umuntu nabi kandi bibaho maho yariko bibaho mari muri iki gihe tujye tuvuga nyine bibara abarongora banyina twebwe ibintu byose twabiciye amazi mwebwe ntago ndimo mu bantu baci ibintu n'amazi ngenda n'abanyina ntangaru zibaho sibyo ariko nyine urumva mani ibaze umukobwa yaramutengushye umukobwa amaze kumutenguha birangira mama w'umwana bate akuye ngo umwana wanjye apfe naharongoreye nyina narongoye nyina yicuye arenge mu maso ye jamo yumvye bitabaho mbaza ngo byagenze bite byarangiye hahandi abajya basazi indera barwaye mu mutwe kibazo cyo mu mutwe cyaraje umwana yibaje uburyo arongoye nyina biramucanga none nyina we nyina w'umwana yibaza impamvu arongoye n'umwana biramucanga kandi nyina yarabikoze we nta kibazo afite nose nyina se namureka gapfa cyo ngashaka amazi ya barafu ngamumenaho ahubwo nyina we yazize iki yemeye ko bamugira nyine yitangiye umwana we none se yajyaga indera kwenda iki nyine yahise rwaraturoma katayirwaye se ataramubwira ngo njya icyo ni ikibazo ni nk'umumotari wantwaye abamotari mba nenge namwe abona akavideo urumva kavuga ngo
ngo umwana ngo arongowe na se arabatisha nanjye umwana wanjye namurongora ati nyerekana uretse muri Bibiliya ko nta muntu wemewe kurongora umwana we motari umva nabwo ati moto nterekaho kamera arambwa ati yiterekeho nuko byari saa 6 z'ijoro nameye kameramani telefone yanjye nifite iki gihe telefone iguze mu 20 niyareba umutima aravuga ati Mana y'ukuri n'urukundo tabari n'utorero hano hanze hari abantu basaze barahari benshi cyane ndabeshya ntago benshi ari ikiganiro twakoze ejo bundi tubyinjiremo neza uri kumwe na Blaze uri kumwe na Jackie twa turi kuri topic ivuga ngo turayibuka twa turi kuri topic ivuga ngo urukundo n'amafaranga n'iki kiruta ikindi yego wavuze gute amafaranga niyo wari imbere Jackie yavuze gute yavuze ko amafaranga nicyo kintu cya mbere Blaze yavuze gute Blaze we yarasaze urukundo ubu ngubu ni iki Blaze ubu ni iki nyuma kira kigano ubu ni iki nagiye gukora mbona ikiganiro cye sinzi ubundi se yabaye iki hano kuza undi bamutima umenetse nkwiye kurariho ino ndi muyirimbe Blaze ni yande hagende ako yumve neza manu kuza undi bamutima umenetse nkwiye kurariwa ni yande Blaze oya ndi kuvugwa nyirayo Israel Mbonye ewe Mana Blaze mwikanzu yitukura naramuboye ravuga kuri suppress ese yashiraho nagakweto gahagaza kabifiringa ku bwanwa bwe wavanye mu bwanwa ku musatsi we oya kaza yambe nk'agaplanti sibwo ari ko ari gufiringa ako kubivuza za kamera ariko reka nkubwire hari umuvumo hano mu isi no ku musumero Blaze shu ubutaha uzazambaye uramwita shu atakujya hejuru iwe sorry Blaze mutinganye umva ubutaha nukuza wakubisemo agakweto karekare n'agaplanti kandi ubwanwa yawuze nise sibyo ariko ikintu kibabaje umuntu udafite n'imyaka 23 ntayo afite wapi n'umwana kumba niba se wagira ngo ni mukuru we umwana none niba ari byo yahisemo bira bino niba ari yo mahitamo uzi ko nambwiraga ngo ni mideli ni fashion uriye bamuhaye kiraka nahita mvuga ko abantu batoranya abantu b'imideli na fashion baho hari abadodiki arimo arasebya mana made in Rwanda made in Rwanda fashion is made in Rwanda ni sira kandi made in Rwanda yari yambaye nabonye ari made in Rwanda ikiganiro twakoranye yari yambaye ikanzu ntago ari made in Rwanda bira ni byamagaze ese mangaze ntago ari made in Rwanda no hari na mangaze ariko made in Rwanda umva nyine wese ziratandukanye turamo kwa kuri fashion turi kuri fashion ari utwenda badoda tw'udusireye sibyo tuba tumeze ukuntu sibyo yankabira wamujyamo yitwa Moses uri ira myenda yakoraga n'ibiki design ni made in Rwanda sibyo iyo ugeze hano mu Biryogo hari muri women center bacuruza fashion mu mujyi muri ka free zone kandi twamaze na n'ibirende bazadwikiraka mu mujyi hano muri ka free zone no bacuruza fashion hano hasi mu Rugunga mu Kiyovu bacuruza fashion Iriya fashion ya Blaze yayikuye yaramwe unye nago ndi wengo nuko nindi wo guhakaza ninde wamuhakaza ko kwamamaza basinga tubwire katarewe ako bure wibuka ko icyo uhetse aricyo mpetse waretse gusebya abagabo bagenzi bawe oya ariko Blaze nibyo yakoze ariko biba niba ari we niba atari we byo simbizi ako niwe nese gutaza yambaye ikanzu umva nkubwire nuko twebwe dukoresha bari abantu biganiro birangira twebwe abanyamakuru tubaye bicibwa rumva hejuru y'amafuti y'umuntu wakoresheje ikiganiro oya ariko mu kanya gato ni wawuzuriye message umuntu anyandikira muri Amerika ariko oya baretse gatoya ni wawuzireba mbabaranye guhe iyisomera abadukurikiye inomero y'umuntu uri muri Amerika +1 616 nta zindi ntago nzivuze uriyumva neza ko ibyo wanyoreje nabibonye basomere kubera ikiganiro abonye ntabwo tuba tunavugana muri aho uwo mutekamutwe ejo muzaba mutubwira ejo muba mutabaza ngo bamuroze
nibimenyerewe yaragiye kwandika ngo nibimenyerewe yaragiye kwandika ngo nibimenyerewe muzavuga irazimya ifone yawe kana hagati hari yawe telefone z'abakire nazo zarananiye nawe uzakira muza branchit yaragiye kwandika ngo muzavuga ngo yarozwe kuko ikinyarwanda cye ni kimwe yani nakubwira ko abanyamakuru bamwe na bamwe tugendera mu bigare by'abantu dutumira umuntu akagenda akaviyo ngiyo akwata umunyamakuru ngewe ndi umutinganyi ngewe ndi umu SBN ngewe ni igiki ndashaka kuguha inkuru urumva kubera indonke yamara kubona indonke akaza kubera nakoraga ngo ntago byari byo umunyamakuru ntabyazi ko umuntu yaje yitwikira iki urumva iyindi sura bikaza ku munyamakuru bana mudukurikira abantu dukoresha ibiganiro ntabwo tuzi aho baba ubu ngenzi aho uba z'abavukiye abantu rero dukoresha nimukatwiture ibibi byabo ngo muze muvuga ngo uriya muntu ngo wakoresheje araza akamba ikiganiro agacaho sinzi aho arara sinzi se sinzi na nyina ejo muri mujyi akagaruka ati ndashaka gutangaza ibi urumva simuzi tujya ku musozi w'ikiganiro ibi bintu abahungu barimo baragera kuri rya darapo ryazamutse ejo bundi n'ibi ngibi nakubwiye bigiye kubera muri Saudi Arabia tubyitegeho iki ushaka kubyemera cyangwa nubyemeza ngo tubyitegeho iki ingaruka yabyo nziza cyangwa mbi niyi nta ngaruka nziza iri hariya rega wa mugani hari umuntu ushobora gukora ikintu kuko bitewe n'indonke ashaka muri icyo kintu nyuma iyo amaze kumenya neza ko ikintu yakoraga ataragikunze arwara depression ariko ngo akarenza umunwa karushya amagara niba wise umutinganyi utari we ntago ushaka kugira ngo uzagaruremo abantu ko utari we biragoranye kandi ukajya no mu mana urimo urasenga udasenga basi gumene kwa shitani ntusenge sibyo byo babwira ubu sinjya nsenga mwana w'umukobwa ntago najya gusenga rega ariko bwarokora umusigaye ngo mwicuruza muri mu ngo zanyu umuntu arakumva online ukatabitanga kakwishyura ngo n'ubundi uzabipfana nese ubundi upfuye hari icyo ugikoresha mu kanya urambwiye ngo n'ubundi umuntu abijyana mu bwiherero bwawe ni bwa fake bwa danje wanduriramo ama infection nese gutuma kandi ubwiherero bukabibona gake se hari n'igihe umaramo nk'iminota 5 niyo mpamvu kubitanga ntacyo bibabwiye bikubwiye iki se wese uri umukobwa ubitanze wumva ari cyo bigutwaye muzabikora kugeza ryari kubitanga paka umuntu apfuye utekereza kuzashaka umugabo data gari subwo ariko byanashoboka turagushimiye muranshimiye turagushimiye ko waduhaye ikiganiro no kwitaba ikiganiro Imana ikurinde ubwo ngubwo ibindi naho witeka basore mujya gushaka abagore mubanze mugire gute mubanze mutekerezeho kabiri babyeyi mwabyaye mufatire iry'iburyo basaza bacu mugira inama baki Imana ibarinde.